Hari ikintu kimwe gusa wakora kugira ngo ugabanye ibiro nk'uko ubyifuza cyangwa se ibanga rimwe gusa abantu bose bakoresha kugira ngo bagabanye ibiro byihuse kandi birambe. Ntago ari twa dufu two kwa Mukandori, Mukansanga cyangwa se Doroteya. Hoya, ni ikintu kimwe gusa ngiye kukubwira, nubasha kucyubahiriza ukakimenya ukagisobanukirwa, uzagabanuka ibiro byose wifuza kugabanuka. Ntagutindiye rero, reka nkubwire iryo banga cyangwa se icyo kintu kimwe gusa. Icyo kintu ni iki ngiki. Wari uzi ko kugira ngo ibiro byawe byiyongere cyangwa se bigabanuke, ikintu cya mbere ugomba kwitaho ari isahani yawe? Nk'uko rero abahanga babigaragaje mu kongera ibiro no kugabanya ibiro, abantu benshi 80% byo kugira ngo abantu biyongere ibiro biterwa n'ibiryo baba bariye cyangwa se ikintu baba bashyize mu gifu cyabo. Rero kongera ibiro cyane cyane biterwa n'ibintu n'amafunguro urya. Urumva rero nimba kwiyongera kw'ibiro biterwa n'ibintu ushyira mu gifu, kubigabanya nabyo bizaterwa n'ibintu uzashyira mu gifu cyawe. Ndakubwiza ukuri ko nuramuka ucunze isahani yawe, ibintu byinjira mu gifu cyawe n'ibintu bisohoka mu gifu cyawe, uzasanga wataye ibiro nk'uko ubishaka kandi ubyifuza. Kuko 80% kugira ngo unanuke bizaterwa n'isahani yawe, 20% bize ari ibindi by'inyongera, siporo, kuryama neza, kuruhuka neza, bizaza ari inyongera. Hari abavuga cyane cyane ko kubyibuha biterwa no guhinduka kw'imisemburo yo mu mubiri w'umuntu, hormones zo mu mubiri w'umuntu. Ibyo nabyo ni ukuri, ariko nanone akenshi iyo misemburo yo mu mubiri w'umuntu ihinduka bitewe n'ibintu umuntu ashyira mu mubiri we. Ni urugero, niba imisemburo yawe cyangwa se hormone yitwa insuline yarazamutse ikagera hejuru, bigatuma ugira ibinure cyane cyane ukabigira ku nda, menya ko nanone kugira ngo iyo misemburo yo mu mubiri ihinduke ya insuline yahindutse kuko wagize isukari nyinshi mu mubiri. Urumva ko rero nanone iyo misemburo yahindutse kubera isukari ufite mu mubiri, kandi iyo sukari akenshi ihinduka bitewe n'ibintu wariye. Rero urumva icyo gukora ni ikihe? Ni ugucunga ya sahani yawe, kuko kugira ngo unanuke, kugira ngo iyo misemburo yo mu mubiri ntihindagurike ngo bitume ugira ibinure byinshi cyangwa se ubyibuha, no gucunga isahani yawe. Hasi ndaza kugushyiriramo indi video y'uburyo bwiza wakoresha, ukuntu warya kugira ngo ubashe kugabanya ibyo binure. Ndagushimira rero we wabanye nanjye kuri Aduhire Channel, umuryango mugari dusangiza gukunda umubiri wacu, kugabanya ibiro, kongera ibiro n'ibindi byose, mbese ubuzima bwiza muri makeya, usangize n'undi muntu wese ukeneye kumenya ko uku kuri ko kubyibuha cyane cyane biterwa n'ibyo umuntu aba yariye. Naho utaha, bye.